tubashimiye tubikuye ku ndiba y'umutima, turanabasuhuje kandi mwebwe mwese mudahwema gukurikira ibiganiro ndetse n'ibitekerezo tugenda tunyuza hano kuri Idembe TV. Mwebwe mwamaze gukora subscribe turabashimiye cyane, ndetse namwe mudukurikiye aka kanya turabasaba gukora subscribe, mukaduha ibitekerezo ndetse mukabasha gusangiza inshuti n'abavandimwe mufite hirya no hino kugira ngo bajye babasha gukurikirana ibyo dushyira ahangaha. Aka kanya rero tugiye kubagezaho inkuru umuntu ashaka yavuga ati akawa mugani ngo jya nyamutegera akazaza ejo. Uyu we ntiyabishoboye, cyangwa se iminsi ikaba yaratumye atabishobora. Benshi mumuzi nka Rurinda, Makuta, Samusure n'andi mazina atandukanye, ariko ubundi mu mazina ye bwite yiswe n'ababyeyi yitwa Kalisa Ernest. Uyu ni umukinnyi wa filime wagize byinshi akora cyane mu kijyanye na sinema nyarwanda. Iyi nkuru tugiye kubagezaho tuyikesha ikinyamakuru igihe.com, aho intangiriro bavuga bati yavuye i Kigali agera muri Mozambique ahunze amadeni. Utudomo tubiri, Samusure yatakanze. Nguko uko umutwe w'iyi nkuru ugira. Samusure uheretse kwimukira i Maputo muri Mozambique ari gutakambira abakunzi n'inshuti n'abavandimwe be ngo bamufashe kwigobotora ibibazo birimo amadeni byatumye ahunga urwamubyaye. Kalisa Ernest wamamaye nka Samusure ari mu bakinnyi ba sinema bafite izina rikomeye, ndetse akaba umwe mu babimazemo igihe. Yiyambuye ubwamamare aca bugufi asaba ubufasha abakunzi be kuko yugarijwe n'ibibazo. Uyu mugabo benshi bamenye nka Samusure, Rurinda, Makuta n'andi mazina menshi yagiye afata bitewe na sinema. Samusure yabwigiye ko ari mu bibazo byinshi ndetse ko ari nabyo byatumye aba mu gihugu. Kuva mu Rwanda atunguwe akagera i Maputo ntacyo gukora yateguye, byatumye akubitikirayo ubuzima buramugora kugeza ubwo ubu ari kwiyambaza inshuti n'abavandimwe ngo umugoboke yishyura amadeni abe yanabasha kwegura mu mutwe mu buzima busanzwe. Yavuye i Kigali ahunze amadeni. Muri Werurwe mu 2023 nibwo yimukiye i Maputo muri Mozambique, aho yavugaga ko agiye gushakishiriza imibereho. Ati nyuma y'uko hadutse icyorezo cya COVID-19 ibintu byinshi twakoraga byagiye bizamo ibibazo bituma njye by'umwihariko nisanga mu madeni. Urebye muri rusange mfitiye abantu arenga miliyoni 7 z'amafaranga y'u Rwanda. Samusure avuga ko aya madeni ayafitiye abantu batandukanye, icyakora iryatumye ava mu gihugu agahunga ni iry'ibihumbi 600 yari yarahawe n'umwe mu bo bakinanaga filime yitwaga Makuta. Uyu mukinnyi wari wahawe sheke na Samusure amaze kubona ko atari kwishyurwa, yaje kugana kuri banki kugira ngo imuterereho kashe hanyuma yishyurizwe ku gahato. Samusure yibuka uko byagenze icyo gihe nk'ibyabaye ejo. Ati hari kuwa gatanu banki irampamagara bambwira ko hari umuntu wagiye guteresha kashe, nababwiye ko ntahari, mbasaba kuba babiretse ku wa mbere tukabikemura mu bwumvikane. Samusure yahise atekereza ku gifungo ashobora guhabwa kubera icyo cyaha cyo gutanga sheke itazigamiye, afata icyemezo cyo guhunga. Kuwa gatandatu no ku cyumweru yari afite akazi ko gukora mu bukwe, bivuze ko itike yari yabonetse. Kuwa mbere bucya kare yari yamaze kwambuka umupaka wa Rusumo yerekeza muri Tanzania, aho yavuye agana i Maputo, ari naho ari kubarizwa uyu munsi. Yase Lambert ayishora mu bimina bya Baringa. Samusure wakoraga filime akagongwa n'ubushobozi yaje kujya yigira inama yo gufata amadeni akayashora muri sinema, akagenda yishyura uko yinjiza. Ni amadeni yafataga mu buryo benshi bazi nka banki Lambert. Umunsi umwe yaje kuguza amafaranga abantu batandukanye mu gihe yari atarashora muri sinema nk'uko yari yabyiyemeje, aza kugwa mu moshya yo kwishora mu bimina. Benshi bibuka uburyo ibimina byahombeje abatari bake. Samusure aba umwe muri bo nawe wahuye n'ikibazo cyo kugorwa ndetse cyo guhendwa ubwenge n'amadeni, bityo nawe kandi yari yarafashe amadeni menshi cyane, aza guhura rero n'ibimina biramuhombya,
hanyuma bituma aza kugira ikibazo cyo kugongwa n'amadeni angana gutyo. Nk'uko mwabyumvisha aravuga ati ubu mfite amadeni asaga miliyoni 7 z'amafaranga y'u Rwanda. Yagiye gusaba pasiporo amenyeshwa ko afite urubanza rw'ideni i Kigali. Ari i Maputo muri Mozambique aravuga ati washaka pasiporo nkareba, ntagezeyo baturavuga uvuye ahangaha ufite ideni ry'abandi i Kigali, ufite mbese urubanza rw'ideni i Kigali. Samusure wari wageze i Maputo mu nzira zigoye, yaje kujya kwaka uruhushya rw'inzira pasiporo kuri ambasade, ahita amenyeshwa ko hari urubanza afite i Kigali. Samusure utaraguye mu kantu kuko yari abizi ko yatorotse amadeni, yaje gutaha ahamagara umwe ku wundi mu bo yari afitiye amadeni, asanga wa wundi wamugurije 600 ariwe wamureze. Ni umugabo uhamya ko yahise agira ubwoba bwo kuburanishwa adahari, akubita hirya no hino amafaranga aboneka mu bavandimwe n'inshuti, arishyura yayandi 600. Nyuma yo kwishyura uwari ufitiwe ideni na Samusure yandikiye urukiko arumenyesha ko nta deni agifitiwe n'uyu mugabo. Inyandiko yongerwa muri dosiye. Kuri ubu hategerejwe ko hasomwa urubanza. Nubwo umwe yishyuwe ariko amadeni aracyaragahiye. Ku rundi ruhande nubwo uwareze yishyuwe, Samusure avuga ko agifitiye amadeni arenga miliyoni 7 z'amafaranga y'u Rwanda, atuma arara adasinziriye yibaza uko azishyura ngo yongere abeho mu mudendezo. Ni amadeni arimo amafaranga afitiye abantu bamugurije mu bihe bitandukanye, abakinnyi bakoranye n'abamufashaga gufata amashusho no kuyatunganya. Samusure ahamya ko nubwo afitiye amadeni nta wundi wamureze ariko adatekanye, kuko afite impungenge ko isaha n'isaha byamuhinduka na ba bandi nabo bataramurega bakamurega. Niyo mpamvu uyu mugabo tangiye gushakisha ubushobozi mu nshuti ze n'abamukunze cyane cyane, ndetse n'abagiye bakunda ibyo yakoraga. Yahakanye amakuru avuga yuko yaba aratorotse umugore babyaranye. Samusure yabwiye Igihe ko amakuru yuko yatorotse umugore babyaranye atariyo, ateye amakuru ntabwo ari byo. Nawe se umugore twabyaranye imyaka 10 ishize tukaba twaratandukanye, ndetse nyuma akaza no gushaka undi mugabo, namutoroka gute? Ntabwo ari byo rwose. Samusure yavuze ko abari kugerageza guhuza amakuru y'igenda rye no gutoroka uyu mugore atari byo, kuko kugeza ubu afite umugisha w'uko abana hari inshuti ye imufasha kubitaho. Ngayo nguko rero, niba wumva hari icyo ushoboye gukora, nawe wagerageza ugafasha umuvandimwe Samusure Makuta Rulinda n'andi mazina menshi atandukanye, ariko ubundi amazina ye bwite yitwa Kalisa Ernest, ubu akaba ari kubarizwa i Maputo. Ngayo nguko, mugira amahoro, nakagaruka.